ese bumva ko M23 ariyo babwira bati wirwana kandi tigiri abategeye ntibabwire ngo ntibabahagarike ngo be kurwana na leta. M23 mu kwezi kwa muri 2013 yasubiye inyuma, kandi nibyo harahani nabivuze, navuze ko muri ya Goma ifashwe muri analysis nakoze ubushize iriya ntambara yahita ihagarara kuko muri make MONUSCO ntabwo bazashobora kwikuramo, ntabwo kwiriye gutwika imodoka byayo, ntacyo bitwaye, yakomeza ikahaba kuko kino kinyejana cya 21 ntabwo kigeze kibaho, nta nubwo kizabaho amateka y'inyoko muntu. Ese pastor ubona leta izashobora kugaburira abaturage? Ntabwo igisirayeli ibona bibaho ku isi. Nakubaza, leta itungwa n'imisoro y'abaturage, ntabwo ari leta igaburira abaturage. Ese ihaha ibyo kurya bikuye he? Ikintu gihari nzi nuko ibyo kurya by'amatungo, byo kurya by'amatungo biva muri Amerika. Iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu tubuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko bivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Pastor Peter Musisi. Pastor muramahoro? Ya turashima Imana data. Teretse mwe uko mumeze namahoro. Ya tuboneho n'umwanya wo gusuhuza ari abakurikira Primo Media Rwanda. Abari hirya no hino ku isi biringiye ko bari amahoro, n'abatari amahoro turabasabira kugira ngo Imana ibahumurize. Abari hirya no hino ku isi mu Rwanda bavuga Ikinyarwanda, bari mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari se hirya no hino kuri uyu mugabane wacu no hirya no hino mu isi yose, ku migabane yose igize isi, turabasuhuje tutibagiwe abaruri n'abanyamurenge ba Rwanda fone bo muri Kivu y'Amajyaruguru, abahana bahangaza bafumbira n'abahororo bari mu bihugu bidukikije byose. Imana bahumugisha. Ya Pastor, reka tuvuge gato kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gutangaza ko igiye gutera u Rwanda. Ejo mu kiganiro n'itangazamakuru umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko intambara u Rwanda rwashoje kuri Kongo rwihishe nyuma M23 igiye kurugarukira. Ibyo na it's unfortunate. Yewe nibwira ko atari bwo buryo buza gukemura ikibazo mu buryo bwa diplomasi. Ntabwo umuntu bondi muzima avuga atyo. Birumvikana bafite uburakari n'akababaro, ariko bakwiriye kureba impamvu z'ibibazo. Impamvu z'ibibazo ni kiriya kibazo kiri cya bene wabo bari y'Abanyarwanda bagaragaza yuko bababajwe n'ibyo bakoze. Ko numvise yuko hari ibyo bagomba kuba amafaranga, bagomba kubaha ibiki n'abantu kubashyira mu buzima busanzwe, noneho bamwe bakajya mu gisirikare, abagiye mu gisirikare batangira kujya babica. Sinzi icyo kintu naba ukizi. Abantu bavuga Ikinyarwanda bagiye bagirirwa nabi cyane, baricwa abasirikare bakuru. Noneho kandi haba n'akabazo nk'aka kaba kabaye umunyarwanda akagatora, nka bya bindi byabaga no mu Rwanda byarahabaye, aho abantu bazaga bitwaje intwaro bateye, noneho bahuje amasano cyangwa ubwoko bakabica. Ibyo nabyo byagiye biba, ugasanga none se umuntu azajya reka kuvuga ababaye ngo reka ntagira icyo mvuga, noneho bakandagiriza rimwe. Abatangiza izo ntambara rero bo barabizi, bazi ngo umuntu n'umuntu, iyo ababajwe iyo ababaye ararakara akaba yarwana koko. Kereka umuntu wagiriwe ubu, naho umuntu wese yababaye cyangwa yagiriwe nabi yahemukiwe arababara. So iyo umuntu yagutekereje ngo nturi babare kandi aguhemukiye abakwambuye ubumuntu, ahubwo n'Imana data nayo babazwa n'ibyo dukora, ndetse yashyizeho umunsi wo guciraho iteka abatihana. So rero abantu bajye babyumva neza be kujya bitwaza amarangamutima, ahubwo bumve ko buri muntu wese ari nkundi, umuntu akwiriye kubaho. Umuntu nubwo yabaho umuntu akambwira ati atanteye iwanjye wenda akansuzugura cyangwa se akangaya ngo ndi ubwoko runaka cyangwa se ndi umunyarwanda we n'umunyekongo, ariko atanyishe kuko kuba umunyekongo se aba ari iki se, aba akurushije iki? Ariko iyo yashyizemo kukwica no kuguhutaza
no kukutesha aho wari uri akakwirukana ukangara mu isi abakuzaniye ikibazo. urabona gutera u Rwanda kwa Kongo bishoboka? Kongo ishobora gutera u Rwanda? Ntabwo byakunda, sinzi ko yabikora. Bashobora kubivuga ariko kubikora batashobora kutabikora. Bashobora kubivugisha uburakari ariko nabo batabishyira mu bikorwa, kuko ntabwo byaba ari byo, kuko repercussions byakurikiraho byaba atari byiza. No kuvuga ngo ubu ngubu burya twebwe uko isi iteye imaze kuba nk'igihugu kimwe n'umudugudu umwe, dufite abatuyobora. Ubu ngubu ntabwo utera ahubwo ujya kurega, ujya kurega ukarega muri bariya bashefu, ntacyo bari bukore ariko niba ukaba bababwiye hano ukomeza kuba iwanyu ku mupaka wawe ukazenguruka igihe kikazagera. Kandi ikindi cya kabiri ntabwo ibintu byari byarangiye, nose bavuze ibyo kandi bazi yuko ari inama y'abayobozi igiye kubaho y'abakuru b'igihugu. Nuse ko ari abakuru b'igihugu bagiye kujya guterana ba East African Community. None se bavuga bati kandi uriya wa Angola yarohereje envoy iwe, no kuvuga umuhagarariye akaza hano. Ibyo Burundi na president w'u Burundi yohereje Lieutenant General guhura na President Tshisekedi. Yego, sinzi ibyo yaragiye kumubwira kuko ngiye ntibabivuze. Bavuze ko ari ubutumwa mwohereje ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, ubwo wenda nibirebana n'inyeshyamba z'u Burundi ngo ziri muri Kongo, se ntabwo nabivugaho byinshi byo kuko ugiye guspeculating kwavuga byinshi hari ubwo bavuga bitari byo, ariko ndibwira ko ari ibyo ngibyo hari habayemo guhubuka. Habayemo ntabwo babikora batyo. Kandi no kubivuga kuriya mu yandi magambo baboshya abaturage babo gusa, nushibuka bavuguhira imyugaragambyo uyu munsi tariki 2 Goma byahagaze, ariko hariya kandi byo birahabura birase. Kandi iyo urebye abigaragambye se ni bande? Iriya migi ya Kongo kenshi yuzuyemo abantu bameze nk'aho ari abantu urumva bagenda bava mu hirya no hino bakaza mu mujyi bagahunga iyo mu byaro kuza gushakisha ubuzima mu mujyi. Abenshi ni abantu badafatika aho babwira bati biteguye kuza ntihaba imyigaragambyo, baze kwiba, baze gufata abagore, baze gukora amahano. So ni ibintu bibi cyane kuboganizinga kugira ngo bakore ikibi biroroheje cyane. Hanyuma Pastor, twumvishe Leta z'Ubumwe za Amerika zisaba M23 guhagarika imirwano no kuva mu duce yigarurira igasubira inyuma ikarambika intwaro hasi. M23 urabona yabikora? M23 icyo nzi cyo M23 mu kwezi kwa muri 2013 yasubiye inyuma. Kandi nibyo harahani nabivuze, navuze ko biriya bintu bitajya bikunda. Babona ugiye gutera imbere umwanzi wawe kuko mwese barabaryanisha, babona uruhande rucitse intege kugira ngo rukomeze ruhagarare, wowe bakagucubya kugira ngo intambara ye kurangira. Ubu rero babonye yuko buriya Goma ifashwe muri analysis nakoze ubushize, iriya ntambara yahita ihagarara kuko n'uburyo bwo kwenforcing igisirikare no gutanga supplies byahagarara no kugaburira abasirikare bari ku rugamba bya bihagaze kuko nta handi hari imihanda byose bizanwa n'indege. Rero wenda guca Bukavu no guca muri Kivu byagerageza, ariko byaba ntabwo byafite imbaraga zihagije. Hanyuma rero nkaba nibwira ko ikiza Amerika cyo yakoze ibintu bibiri nako bitatu. Ibibiri birareba Kongo. Icyambere ni ukuvuga ngo Kongo igomba guhagarika urugomo rukorerwa kuri MONUSCO. Cya kabiri bagomba guhagarika amagambo ngo biburwango. Kandi ibyo bintu ntabwo ushobora kubivuga cyo birahagarara, babihagarika se nkane kuvuga ngo nabari babwira ngo babihagarike niyo ntwaro yabo. Bose babihagarika bate? Kubwira rero ngo M23 ngo ive aho iri subira inyuma. Isubire hehe se? Aho yari iri ni hehe? Aho bayikoreye demarcation. Aho bayikoreye bakavuga ati noneho hanga bari hujya ni hehe? Ko bavuga ko iva mu Rwanda, igaruke mu Rwanda se ije muri Uganda ije hehe? Aho bari za Runyoni ngo bicaye bari bazwi ko bahari bategereje. Ibyo bababwiye gutegereza ntibabikoze wa mugani. None se bazasazira hari abahapfire. Ubwo byo simbizi. Ariko kubyerekeye ikibazo cyawe nyacyo kugisubiza nahuranyije. Byakora ibintu bibiri gusa.
bizatuma M23 wenda igabanya umuvuduko kuko ntari ishyamba yavuze, kandi bizatera courage b'abanyekongo kuko bumvise yuko M23 nibihagaritswe noneho biyongere kwiorganizinga kugira ngo bongere bashyire ku murongo iyo ntambara ikomeze ibaho ngaho. Naho kubye M23 kugira ngo isubire inyuma, ubundi muri 2013 yasubijwe inyuma n'iki? Nuko hari imbaraga zayiteza kwiteza zirayirasa. Icyo gihe rero kereka arizo zo kwirasa arizo zayisubiza inyuma. East African Community ndumva ngo baraza ibisirikare bya Kenya n'ibya Uganda n'ubusho bavuga ngo baraza kuza barase, ariko nibwira yuko ibyo bavuga atari byo bazakora. Ntabwo bashobora kuza barebe baze barase se bwashyire he bajya muri Kenya se Kenya izabakiri batuze. Ari ikibazo, ari abantu batekereza nk'abana, ariko bavuga batyo kugira ngo bumvikanishe icyo bashaka gukora, ariko practically ntabwo sinzi ko bazabikora. Hanyuma se pastor, twabonye n'imodoka za MONUSCO zatwitswe n'abaturage muri Kongo. Amaherezo ya MONUSCO muri Kongo ubona ari ayahe? Kuko ubushize barigaragambije batwika ibiro byayo, bamena ibikoresho byabo. Bari abaturage bo muri Kongo nabonye ari nk'abasazi. Nabonye na polisi aho M23 yafashe bije mu kigo cya polisi biba intebe batwara n'ibikoresho bya polisi barabyiba, kandi polisi iriho kubarinda no kugira ngo ibafashe. None ibintu barabisahuye barabijyanye, amameza, intebe n'ibiki byose. Ikibatera se niki? Niya gahunda yabapangiwe kera. Kongo cyakaba ari igihugu gifite uburyo buhagije bw'abantu babo kubaho neza. Cyambere mbere yuko umuntu akwica gupfa baguhambe, arabanza akakwica mu mutwe, mindset akayihindura, ugahinduka inyamaswa wari umuntu. None byo gusanga urakora n'ibintu bize nk'iby'abasazi, kuko wamaze kuba ikihebe byararangiye. Aba muri Kongo ni benshi harabizi, yemba abanyekongo benshi barize mu Faransa ari abahanga. Ndavuga kwiga uko ibyo abantu bita kwiga byo bita ubwenge, ngo yize mu mashuri menshi. Ibyo nduva bifite Faransa barakivuga bari hari, ariko nta muco, kuko bijyanye na gahunda yatangiwe kera yo kuduhura imirwabo bakatwaka urwacu, noneho bakatwaka n'umuco wacu, ariko wabo ntibawuduhe bakawutwima. Ibyo nibyo bimaze kugaragara. Aho abantu bavuga igifaransa ari intiti cyane, ariko hajya gukora ugasanga arakora ibintu bize nk'ibyo navuga yuko ne kuvuga ngo nibyo umusazi, mvugiye ko ari nk'iby'umutindi, kaba yategeka abantu bakica abandi kuko avuga igifaransa cyinshi cyane, bashebuje bamubwiye gukora. Ariko umuntu w'umuturage utarigeze ijya mu ishuri ntabwo ambwira kwica mugenzi we ngo byoroshye, afite umuco wa Kinyarwanda cyangwa wa Kinyafa cyangwa wa Kimuntu. Ariko bariya ko barozwe ngo bariga usanga ibyo babikora batyo. So rero muri make MONUSCO ntabwo bazashobora kwikuramo, ntabwo kwiriye gutwika imodoka byayo, ntacyo bitwaye. Yakomeza kahaba kuko perezida wa Amerika yaravuze ngo uriya Joe Biden. Joe Biden ni umuntu ukora bwa nyuma, kuko igihe cye cyo gupfa kirageze, ariko arakora ibintu biteye ubwoba. Kandi niyo mpamvu yashyiriweho gusoza biriya bintu. Arashyira imbere ibintu bibi, ibintu by'ubutinganyi, ibintu mbese ibintu bituma abantu babaho nk'imbwa cyangwa nk'inyamaswa. Kiriya shyaka rye nibyo bashinzwe gukora. Cya kabiri yaravuze ngo MONUSCO kugenda izagenda, ari igomba guhabwa tayimutebo, mbese igomba guhabwa ingengabihe yuko izagenda hakurikijwe amasezerano bagiranye na leta ya Kongo. Ubwo ntabwo abaturage bako basaze bavuga ngo MONUSCO iragenda, ntabwo bishoboka. Ubwo se byagenda se? Kandi rero bavuga ngo nirinze hari amata, erega burya MONUSCO igiye Loni yabitsinzwe, kandi Loni ntibaho. Ni igicucu cyo cyambere ni igicucu cya leta igiye kuzategeka isi. Umubiri wayo nyawo uzagaragara, Loni ikurweho. Ariko mu gihe hari gutsindwa kwayo ngo abantu baragiye, byavuga yuko umuryango mpuzamahanga mbese utsinzwe, kandi utsinzwe n'abaturage. Ibyo ntabwo bishobora gukunda. So abaturage biriya byo bakora, leta igomba irasabwa, nta nubwo isabwa irategekwa kugira ngo irinde MONUSCO. MONUSCO nayo ikora umurimo wayo wo kuberekera imitwe yitwaje intwaro, kubona amasasu, kubona ibyangombwa byo gukomeza gukora ibyo bashaka. Niko bimeze iyo system ikora. Ahubwo leta ya Kongo impamvu itareba iriya mitwe ngo ikibazo, imitwe 120 bivuga ko ari ikibazo bafite kuruta yuko bareba na M23.
ahubwo M23 yakabaye ngira ngo bashyira hamwe cya kintu bakakirangiza kuko M23 ni igisirikare kiri trained kigaragara gihangana n'ingabo za leta bashobora gushyira n'uzambaraga zabo hamwe ya mitwe bakaba bayirwanya kandi babishobora nubwo batayitsinda burundu ariko umuvuduko wayo bawugabanya ariko bibera hariya imitwe n'abasirikare bakayahunga bakiruka abandi basirikare bakuru bagafatanya na ya mitwe kwiba bakabaha n'intwaro bakabaha n'ibikoresho kamwe tuwe n'ibi bintu n'ugurisha n'inka z'abantu muzagurishe genzatwaraho kimwe cya kabiri nese baburote kubikora usanga ni nk'abagaragu baba komanda b'ibisirikare biri hari bya leta. Pastor Ububirigi na Amerika barasaba u Rwanda kureka gufasha M23 ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi yavuganye na mugenzi w'u Rwanda kuri telefone ngo amubwira gukurikiraho gufasha M23 u Rwanda se yamubwiye ngo ko bazarekeraho kuko umuntu ashobora kuvuga ngo rekeraho nanjye wenda ubwo ngusize ibyo yamubwiye uriya urumva yamubwiye ngo murekeraho u Rwanda we yamubwiye iki icyo nzi yamubwiye aramubwiye ati no tariko usize ibyo yamubwiye ngo ariko nkurikije official version y'u Rwanda nuko yihakana yuko ibyo bintu itabirimo ninde wayishinja yewe ntabwo nayishinja kuko sinzi ibyo ari byo ibirimo site urumva kuko ari ikintu kindi nakubwiye ubushize na butacyumva ushobora kurwana n'umugore wawe namara kurwana umugore agahungira ku muturanyi agera ku muturanyi ko yabuza aho aryama we ugasanga wa muturanyi yamusambanyije si ikibazo se ariko problem irava it comes from your place ko umugore wawe akeneye kubungabungwa nawe nagenera akaba umusambane w'umuntu wamusambane we akazagaruka ahubwo bakagukubita n'umugore wawe byose byaba byaraturi kuri management y'urugo rwawe ubwo n'urugero ntanze so rero kubera izo mpamvu ngiye nibwira ko Kongo ifite ubushobozi bwo kuba yagenzura ibintu byayo ikabishyira hehe ikabishyira ku murongo biroroshye kandi nawe kubwiye ntabwo ari ibintu bikomeye kuki sitabikora nuko itigenga irani program ijyanye n'izi ntego 21 zigomba gusohozwa sanga sekede nta kindi yakora ashobora kuba nabyumva ariko ntashobora kubikora akabetse ndakora iki afite abamutegeka bakamubwira ati no Rwanda bari abantu birukane be kuvogera igihugu mpuzamahanga ntibyemera igihugu kigomba kwigenga ibintu nk'ibyo none se bose bashyigikira muri Ethiopia bashyigikira inyeshyamba abanyamerika bashyigikiye ziranyeshyamba z'abatigirinya abarusiya n'abashinwa bashyigikiye leta nase ko kibyo babikora bati ko se batavuga yuko abatigirinya bagomba kureka kurwana kandi barigometse kuri leta ese bumva yuko M23 ariyo babwira bati wirwana kandi abatigirinya bo ntibabwire ngo ntibabahagarike ngo be kurwana na leta niyo mpamvu iriya leta nyine ya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ngo ibibazo byacu yiba hatari harimo kwivanga ko mahanga muri byo twakabaye tubyikemurira uwo ngo ashoboye kuvuga nibura ukuri kandi ufite imbaraga n'ufite igihugu cyose bararwana gakundi gato ariko nibura we ibyo arabitekereza kuki se Tshisekedi we yabitekereje ati muri ubu nawe akavuga ati no reka bino bintu iwacu tubyikemurire birangire kandi ko hari uburyo buri muntu bafite ko bamufashe bafite ko bamufata bareba kariba uratekereza ute ubwenge bwawe ugeze Ethiopia gituwe n'abantu bafite civilization ifite imyaka y'ibihumbi nka bingahe bafite ubwenge bwa kavukire bw'abantu bafite ko babayeho abanyekongo rero bamwe nto bakiva no mu mashyamba no kwambara bamwe ntibambara kumanipira abantu nk'abo ngabo biroroshye nabo ni abantu yego ariko hariho inzego zo kugenda bigishwa no kumenya uko aho umuntu ahagurukira kotsa udakamurya jyama no bagifite ikibazo cyo kuba rifite ibintu by'ubunyamaswa uko buryo umuntu urya inguge urayize cyangwa urya ingagi yarya n'umuntu ni ikibazo gikomeye bakeneye rero kubanza guhugura kandi ni nacyo abazungu badukoreye kuza gategeka imyaka 60-80 ngo bagira bratwa basivilizinze uzi ko buri ntuze Kongo yigenze ifite abantu bafite university level 8 gusa 8 university graduates muri 60 nibo bonyine bari baranje kaminuza kandi indi ubuhinde babutekeye imyaka 500 mu Bwongereza
bajya kuva abongereza bagiye kuvaho abahinde rero bikorera ibintu byose hasigaye gusa ngo urwego rwari rusigaye rwari urwego rwa guverineri gavana w'umwongereza ibindi byose civil service imirimo yose tekinike ubuhanga abahinde bari babyifite niyo bubatse iriya gari ya moshi ya East Africa nabo bayubatse abahinde babikoraga icyo gihe abirabura bari bazi gutega isha no gutega intuza ifuku baturazira ku rwego rukora nka ruriya so twego baraduhemukiye cyane ahubwo bahise batwara umuco wacu uwo twari dufite n'uwabo ntibawuduha noneho barangije baduha ururimi rwabo kugira ngo tujye tubona uko tuvugana nabo batutume batubwire mugende mukora ishyano batubwira mu rurimi rwabo twumva izacu ntabwo tukinazimenya ni ikibazo. Pastor, urabona ahazaza h'iyi ntambara y'M23 na leta ya Kongo ari hehe bizarangira bite biragana njye nkurikije gahunda ijyanye n'uyu muteguro wo kwica abantu ku isi ntabwo navuga ngo uzarangira cyangwa ejo bundi ko nk'ubu ngubu M23 baravuga ati ntabwo twasubirayo bamaze gufata igice territory ingana kimwe cya gatatu cy'u Rwanda niko ntekereza kira iriya ntuza yose bafite aho bashobora kwicara bakaba ndetse bakahashyira n'imirimo n'ibikorwa n'ubuhinzi n'iki byose baragenzura n'imipaka ya Kitagoma nabonaga na za Uganda na Kongo. Yes, bakora business bajya basaba imisoro abanyekongo baje bava za Goma bakanyura muri territory yabo bakabasoresha ubwo no kuvuga batsinze bururi ntambara bakirukana abasirikare bako ariko ntibya kugira ngo rero birukanemo nanone size rese birukana bazasubira muri Uganda mu Rwanda bazajya he cyangwa ari abihugu birukana babanzi bavuze turabashyira bano bayobozi bakuru ndumva bari bibaze nibatabeshyara nakubwiye ngo baraganira abantu se nibava hariya tuzabashyira hehe mwe n'igihe igihugu kizabemera kubatwara kizabahubwe n'igihugu se kizabaha iki kizatwara se n'imiryango yabo ntabwo byakunda rero kuko mu gihe Kongo yavuze ngo ntabwo twavugana nabo yamaze gushyiraho akazitiro kugira ngo rero yivuguruze wayigiriye inama n'umwanzi wa mbere wayigiriye inama yakoze ikintu kibi cyane ngo umutwe w'iterabwoba yabashyize mu mugozi ukomeye kwivuguruza byahenda cyane kandi no kubirukana hariya byagorana cyane ndetse ntibitere n'ubwo bashobora kujya kubirukana ahubwo ibya bihugu bwabo bikaba byo birwana urugero ingabo za Kenya cyangwa izahandi zajya kubarwanya baza kubagarura mu Rwanda cyangwa muri Uganda bikaba ngombwa ko n'u Rwanda cyangwa rubafasha cyangwa bakabatubona kugira ngo batwijiremo bapfe reka tubafashe kuko batewe bagiye kwicwa na Uganda nayo yabikora ibyo ni ibintu ngiye ntumva neza sinzi ko bizamera ariko nubona amaherezo nta ariko bibihago biri muri gahunda impamvu ngiye ntashaka gucira amaherezo yayo nuko afite program yashyizweho kandi izyo program igomba gusohozwa inyungu ziri muri iyi program ni zihese ni urupfu rw'abantu benshi kugira ngo bagashire kino kinyejana cya 21 ntabwo kigeze kibaho nta nubwo kizabaho amateka y'inyokomuntu ntabwo bishoboka ni ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu tubwira abantu ngo ibintu by'abantu batekereza babyihorere ahubwo bahindukirire umwami Imana wenyine kuko byarahanuwe yuko Yesu agomba kugaruka agashyira iherezo ku biriho ubona nta mishyikirano ishoboka n'ibi biganiro abakuru b'ibihugu baba barimo rero ubwo ntacyo byaba bimaze niba nta mishyikirano ishoboka hagati ya leta ya Kongo na M23 kuko yamaze gushyiraho ako kadirishya wenda sishaka gushyiraho ikintu ariko kugira ngo ibyo bavugana bifate bibindinge bizana amahoro arambye ntabwo mbyumva neza kuko inyuma hari abenyegeza badashaka ko ntambara ikomeza ntabwo haba amahoro atuje ntabwo bahari kuko iyo amahoro aza kubaho ntabwo ntuzajya kuvuga biriya Biden ngo muhagarike ku rugomo kuri MONUSCO muhagarike ibyo byose mukora ntabwo byakunda ngo M23 igende ubwo iyo ni solution ntabwo ari solution so rero muri make nkaba numva iyi nkubiri iriho mu isi ntabwo byakunda mu gihe bikimeze kuriya bashobora kubikora by'agateganyo ariko ku buryo burambye byari ikibazo kamwe nk'urugero muri 2013 baragiye intambara no babaza nk'abo babatsinze barangije kubatsinda barabasuzugura n'ubundi bazabasuzugura biri kuriya baramutse banabyemeye
noneho bikomeze birande bizaza n'ikindi kibazo mu gihe kiri imbere kuko bariya bashoza intambara bo nabo baha n'imbaraga na morale ngo nimugende noneho tuzabashyigikira noneho barayo bakabikora kuriya kugira ngo cya gisubizo kigiye kuboneka kuko rwose barashaka ya ntambara yuko ibaho njye ntabwo numva abantu bahunze igihugu bamaze gutsindwa ku rugamba bagahungira mu bihugu bitandukanye bamwe ngabo mu Rwanda bari mu Uganda kandi nabo bari baracetsemo ibice sizi nacyo ni ikibazo abari babibona Runiga abari babibona Ntuza na Bisimwa kwibaza ibyo bintu byo kuyobera kucyo bacikamo ibice ninde bacamwe ibice baragenda bageze hanze noneho abantu bacitsemo ibice noneho barongeye barafashe barahagurutse barateye baje bafite imbaraga umuntu utamenye neza aho bazivuye ni Imana se ni ikibazo ugomba kwibaza ariko with the time Imana je mbona gusa isaha isigaye ari uko erega neba nk'ubu ngubu ikintu gisigaye nawe itekereza nk'ubu nawe tugiye kuri kuba tugiye kugaburirwa na leta mu myaka myinshi usibye mu gihe cy'abakoloni ntabwo bigeze bibaho leta izagaburira abaturage ubu dufite ibibazo ibyo bibazo biduhangayikishije Bibiliya iravuga ngo aho kwicwa n'inzara nakwicwa n'inkota ni ukuvuga rero kugira abantu dufite inzara dufite ibintu bikomeye bitana biriya bintu byahariye no bariya abantu bari mu mwishuto niyo mpamvu barasana ariko mu mwishwe n'inzara se mwajya kurasana mute mwaba mwese mushaka icyabaramira so dufite n'ibyago byinshi harimo intambara harimo iyo nzara harimo kutamenya gahunda aho bizarangirira ubu tumaze imyaka 2 hariho crop failures season y'ubushize ibyo umwero wabaye muke cyane nubwo wabonetse ubu ngubu uyu nguyu ntawo rwose nose utahaho tuzabigura cyuko uzahaba nabwo ntitubizi ni ikibazo gikomeye cyane ese pastor ubona leta izashobora kugaburira abaturage ntabwo igisira ibona bibaho ku isi nakubaza leta itungwa n'imisoro y'abaturage ntabwo leta igaburira abaturage ese ihaha ibyo kurya bikuye he muri Kenya inzara nta bigori bejeje muri Uganda nuko Zambia niho bahejeje Zimbabwe bafite inzara muri Malawi aho no guri bigori ingano yakabaye bazayigura ese ko iriya mu Bushinwa ayimini mu ntuzura muri Ukraine ba intambara zimwe ubu Burusiya bwashyizeho na blockade email zikoreye amato yikoreye ingano ntabona hanyura farine umuceri cyese no tuzagura I don't know simbizi ibishyimbo nje mbere guranga uzayigura ese ikintu gihari nzi nuko duhibe kurya by'amatungo byo kurya by'amatungo biva muri Amerika niho twabona ibyo bita yerokoni bakaduhereza bya n'ibyo bagaburira inka tugeze kubiryaho intambara ikirangira ibyo ngibyo wenda babiduha kubera ubushuti umuntu yabinginga ati nimudufashe bakaduha n'ibindi bintu bimeze nka bidajya bishya ushobora guteka bikamara ukwezi bidahiye ibishyimbo n'ibyo n'amavuta ariko twabikura ntabwo twabigwa n'amafaranga n'imfashanyo kandi PAM ntabwo igifite uburyo bwo gutabara ko imaze kurengwa n'ibyago biri mu isi numvishe umuyobozi wa RAB mu Rwanda Dr Karangwa Patrick avuga ko guhera 2023 mu kwa mbere leta izatangira kugaburira abaturage aho amapfa aho yacanye ni hese atari amapfa habaye biza ahangaha jewe vuba iburasirazuba njya mbibona nta hantu hari ikintu cyo gusarura gihari ari nk'akarere kamwe kubona akarere k'Ubugesera wenda nko kera twajya tugira ibyo bibazo abantu mu Bugesera bakagira inzara ukabona baraje banasabiriza baragira bate ariko ahandi ibirayi byarize mu Kinigi byareze hehe nose ubwo hari ibyo kurya ni he there is no place at n'ubu afite risk uvuga ngo ufite ibyo kurya iwanjye ufite umwanzi ukomeye wabitungute se abantu bari hari ntabwo umukecuru wishwe ntiwamwumvise wari ugiye gusoroma oya iba bibya by'intunza babyita bati iba by'ibishyimbo umushogoro baramufata umukecuru bamukoze isoni barabika bamucisha mu isi akorwa n'isoni aragenda ariyahura hano mu Rwanda hano za Rwamagana cyangwa ntabwo ari inkuru umwe mwabonye ariko nabibwe n'umuntu wabibonye umuturanye mu cyari yongeye abantu banyu ntibari bahari ngo babihoge so that's the question we have dufite ibibazo bikomeye cyane dusenge Imana n'imbaraga nyinshi cyane nawe birakomeye
nitumara kuyisenga kuko iyo nayo n'imvugo ntajya nkunda tubwiriza ubutumwa abantu bakiriye Yesu bitegure kujya mu ijuru nabyo gusenga cyane turara n'Imana dusenga tutayizi bamwe basenga amagini ngo n'Imana ntabwo ari byo. Pastor reka dusoreza aha wakoze cyane. Imana iguhumugisha rero naho butaha mwakoze namwe abadukurikiye. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tuvuga ntawe murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare